Mwaramutse. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe noneho uburwayi bw'umugongo. Umugongo abantu benshi bakunda gutaka umugongo, hanyuma ikindi kibazo abantu benshi bakunda guhura nacyo. Uyu munsi rero natekereje kuba nababwira ku burwayi bw'umugongo. Umugongo ugaragazwa tugiye kuvuga ngo uterwa n'iki. Umugongo ushobora guterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, ushobora kuva ku bintu byinshi bitandukanye. Ibimenyetso bigaragaza ko ushobora kuba ufite umugongo, ushobora kuba utabizi. Iyo umuntu agira ububabare bwo mu mugongo hariya hasi, mu ruhande rwo hasi ahantu hegereye ikibuno. Hanyuma uwo muntu ufite ikibazo cy'umugongo ashobora kugira agira ibinya mu maguru no mu maboko, akagiramo ibinya. Hanyuma ikindi kimenyetso ashobora kugira, kumva umugongo wawe wabaye nk'igiti, wabaye nk'igiti, gukomera umugongo ukumva wabaye nk'igiti. Ibyo ni ibimenyetso ushobora kubera ko ufite umugongo. Hari n'ibindi. Icya mbere mvuze kugira ububabare bukabije mu gihande cy'epfo cy'umugongo. Icya kabiri kugira ibinya mu maboko no mu maguru. Hari ukuntu ugira ibinya mu maboko no mu maguru ari ikimenyetso cy'uko ufite ikibazo cy'umugongo. Hari no kugira umugongo uri ukumva wabaye nk'igiti, mbese ukumva umugongo wawe ntabwo usanzwe, wabaye nk'igiti. Sinzi ukuntu nabibabwira. Rero ibyo ni ibimenyetso bishobora kwereka ko ufite ikibazo cy'umugongo. Ikintu cya mbere wakihutira ni ukujya kwa muganga byihuse, kuko uko utinda kwivuza ni nako bakuvura igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo ukimara kumenya ko ufite ikibazo cy'umugongo, ihutire kujya kwa muganga, hanyuma ubundi bizagufasha kukuvura mu gihe gitoya. Ariko uko utinda kwivuza niko umugongo wawe ugenda wiyongera, binabasaba kukuvura igihe kirekire. Rero uburyo rero ugomba kujya wirinda ikibazo cy'umugongo, ni ukuvuga ngo inama ya mbere ugomba kwicara neza. Icya mbere ugomba kujya wicara neza. Kwicara neza ni gute? Kwicara ufite ikintu wiyegamirije. Ikindi gikurikira ushobora gukora ni ukuvuga ngo ugomba kwicara byibura iminota 45, utarengeje iminota 50, ubundi ugahaguruka ukakora movement. Donc ni ukuvuga ngo ntukarenze iminota 45 wicaye. Si abantu bakunda gukora mu biro, si abantu bakunda guhora bicaye. Ntukarenze iminota 45, kuko ushobora no kurwara kugira ikibazo cy'impatwe kubera guhora wicaye, amara yawe atabasha kumuvinga. Ikindi ushobora gukora ni ukuvuga ngo ikindi ni ukwirinda gukora ibintu wunamye cyane. Ni ukuvuga ngo niba ufite ikibazo cy'umugongo ujye wirinda kunama cyane. Dore position wajya ubigenza. Tuvuge niba ikintu kiguye hasi, ushobora kuvuga, tuvuge niba wenda ikintu kiguye hasi, dore ikintu ushobora gukora. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba washyira akaguru kamwe inyuma, akandi kakajya imbere, kugira ngo bigufashe kunama utunamishije umugongo direct mu gihe ukunda kugira ikibazo cy'umugongo. Kwicara neza nabivuze, kutarenza iminota 45 wicaye, ubundi ugahaguruka ukamuvinga nyuma y'iminota 45. Ikindi gishobora gutuma ugabanya ibibazo by'umugongo, kugabanya ibiro byinshi. Abantu bafite ibiro byinshi hejuru mu gihande cyo hejuru, ni ibintu bishobora kuremerera umugongo, bigatuma umuntu ahora yumva ababara umugongo, atabasha kwihanganira uburibwe bw'umugongo. Siporo nayo yo kugenda, siporo iri ukwinshi, ariko siporo mu gihe ufite umugongo ugomba kuyandikirwa na muganga, bitewe n'uko yabanje kugusuzuma akamenya siporo ukora. Ntabwo ari siporo yindi, siporo yo kugendagenda, ntabwo ari siporo yo kwiruka. Ibyo ni ibintu rero ni inama zishobora kuguha mu gihe ufite ikibazo cy'umugongo. Ikindi nakubwiye kuticara hamwe igihe kirekire, kwisegura mu gihe wegamye. Hari inkweto zabugenewe ku bantu barwara umugongo, inkweto zitari ndende, na siporo yo kugenda. Ibyo ni ibintu bishobora kugufasha kwivura umugongo. Ikindi rero iyo hajemo imiti, hari imiti bashaka kuguha umugongo, hari kine, ushobora kujya muri kine bakananura umugongo. Iyo hakiri kare, ni ukuvuga ngo bishobora koroha kukuvura kurusha iyo warembye. Do kuvuga ngo kwivuza kare biba byiza. Ikindi kintu bashobora kugukorera ni ukuba wabaga uwo mugongo. Iyo ni option ya nyuma bashaka gufata, umwanzuro wa nyuma bashaka gufata mu gihe ibindi byose byananiranye, kuba bafata umwanzuro wo kubaga umugongo nta yandi mahitamo bafite. Ni ukuvuga ngo bashaka kugukorera kine, bakaba baguha imiti itandukanye, ariko byakanga, option ya nyuma ni kugukorera operation. Operation ni ukuvuga ngo
ni ocean ya nyuma bashaka gufata mu gihe ibindi byose byanze. So mbabwiye bike rero ku bijyanye n'umugongo, nshaka gutegura ikiganiro kirekire tukareba indwara zishobora gufata umugongo ziratandukanye, ariko mbibutsa yuko mugabanya ibiro. Abantu bafite ibiro byinshi, ibinure biragenda bigashikamira wa mugongo, hari amadisike aba mu mugongo ashobora kuryamirwa bitewe na bya biro. Hanyuma ikindi, mukore siporo. Ikindi, mugerageze kujya mwirinda kwicara igihe kirekire ngo urenze iminota 45, nuyirenza uhite uhaguruka ubanze ugendagende. Ikindi, gukora siporo nabivuze. Ikindi, mujye munywa amazi menshi. Amazi menshi ni ingenzi, arafasha no mu mugongo. Igihe cyose nkunda kubabwira kunywa amazi menshi kuko arafasha cyane ku bantu bafite ibibazo by'umugongo. Hari amazi akenerwa, hari muri ruriya ruhande rw'inyuma hari ahantu hakenerwa amazi. Nibaze rero yuko iki kintu hari ikiganiro kiri bubafashe. Ndashaka gutegura ikiganiro kirekire ku bijyanye n'umugongo. Nibaze yuko duke mbabwiye kano kanya muri iki gitondo ambref hari icyo byagufasha. Ibyo ngibyo gerageza gukurikiza inama nguhaye: gukora siporo, kuticara igihe kirenze iminota 45, kugendagenda, kwicara wiseguye. Hanyuma niwumva umugongo ukurya wihutire kujya kwa muganga, ko kwivuza kare bituma bakuvura igihe gito. Ariko iyo watinze kwivuza nabwo bafata igihe kirekire cyo kukuvura. Uko utinda kwivuza ni nako bifata igihe cyo kukuvura. Nyuma n'ibyanga ocean ya nyuma ni ukuzakubaga. So rero good day, nice time. Nibaze yuko mumeze neza. Ciao ciao.